reka nongere mbasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Twongeye kugira muri wa mwanya mwiza kugira ibyanditswe byera mu ishuri ryo kwisabato. Reka rero turebe ingingo y'uyu munsi itubwira ngo ababyeyi n'abana. Ibice ko muri iki cyumweru dufite insanganyamatsiko ivuga ngo kubana n'abandi. Rero twabonye ingingo zitandukanye, twabonye uko abagabo n'abagore bagomba kubanirana mu muryango, twabonye uko abakecuru cyangwa ababyeyi bakuru bagomba kwifata imbere y'abagore bakiri batoya, twabonye kandi nuko abasaza bagomba kwifata cyangwa bagomba gucyahwa, twabonye n'abasore ukuntu bagomba kwifata, kandi noneho twabonye nuko twasanze ko abantu bose bagomba kumvikana, bagomba kubahana. Ariko ikintu twabonye gikomeye cyane, twasanze ko mu muryango nta muntu n'umwe wavuga ngo arutundi, buri muntu wese afite akamaro, nta muntu n'umwe ugomba kuryamira mugenzi we bavugiye ngo niwe kamara, abantu bose ni kamara. Kandi twasanze ko kuganira, kwicara abantu bakaganira bakajya inama ku bintu byose abantu bahuriye mu muryango, ko ari ikintu cy'ingirakamaro cyane gituma na Kristo aba hagati yabo. Tugeze no ku ngingo ivuga ngo ababyeyi n'abana. Mbese ababyeyi n'abana bagomba kubaho mu buhe buryo? Reka tubanze dusenge kugira ngo umwuka wari we utuyobora. Data wera Mana mutanga bugingo, tugeze mu ngingo nanone irebana n'ababyeyi n'abana. Turababyeyi, abandi data mwiza bazaba n'ababyeyi bejo. Data runda kwinginze kugira ngo ari utwigishiriza, kugira ngo imiryango yacu, imiryango mizima ifite ababyeyi bazima, ifite n'abana bazima, kugira data mwiza ngo itorero ry'ejo hazaza riboneke. Ngaho rero wiheshe icyubahiro muri byose mu izina rya Yesu, amen. Abana rero bacu bakeneye iki? Bakeneye gukundwa kandi bakabyerekwa, bakeneye kwerekwa ko bakunzwe, kandi noneho rero bakerekwa ko bafite agaciro nk'abagize umuryango. Muri make mu bagize umuryango, n'abana bagombye kwibonamo muri uwo muryango, bakabona ko ari abantu b'agaciro muri uwo muryango. Iki ni cya gatatu, noneho rero bagombye kwibona muri uwo muryango nk'abaturage b'ubwami bwo mu ijuru. Gusengera hamwe mu muryango, gusengera hamwe biga ibyanditswe byera, gusengera hamwe uko bwije n'uko bukeye ni ingirakamaro cyane, kandi rero biroroshye, bigomba gukorwa buri gihe, ari mu gitondo na nimugoroba. Muri make ni ukubatangiza bakiri bato. Abana iyo batangiye bakiri bato bakura abakristo bazima, kandi noneho nta kwibagirwa imirimo iyo mu rugo. Abana bagomba gutangira kwiga imirimo iyo mu rugo bakiri bato, bagafasha ababyeyi babo, bakigafasha ababyeyi babo kugira ngo bazabe abagabo n'abagore bamenyereye gukorera hamwe mu muryango. Muri make rero abana mu rugo nubwo bafite inshingano cyangwa bafite ibyo bagomba gukora, ariko byanze bikunze tumaze kubona ko ariko kandi noneho n'ijuru rirabaho uburenganzira. Hano nk'uko tumaze kubibona, bagomba gukundwa, bafite uburenganzira bwo gukundwa byanze bikunze. Umubyeyi w'umupapa, umubyeyi w'umumama afite byanze bikunze uko agomba gukunda abana be, agomba gukunda abana be. Umwana bifiteho uburenganzira ko umubyeyi agomba kumukunda, kandi noneho bakabibereka, kandi noneho ngo bagiye kugira uburenganzira mu bibera mu rugo byose, kandi bakongera bakagira noneho uburenganzira nk'ubwo abagenzi bajya mu ijuru. Icy'ingenzi rero kuruta ibindi, abana bagomba kumvira itegeko ryatanzwe n'Imana rivuga ngo abana mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wanyu, kuko aribyo bakwiriye, ngo kugira ngo mubone amahoro muramire mu isi, ngo wahese unanye ko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Hano na Pawulo mu Bakolosayi 3:20, Pawulo nawe arabivuga ngo mwumvire ababyeyi banyu muri byose, kuko ari byo umwami ashima. Abana byanze bikunze uko mwana kose, ukiri muto kugeza igihe ukuriye, upfa kuba ufite ababyeyi, ugomba kububaha. n'itegeko byanze bikunze ugomba kubaha ababyeyi bawe, ngo kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Muri make rero niba ushaka kurama, nta kindi, ubaha umubyeyi wawe, ubaha ababyeyi bawe, ubaha papa na mama, ubahe kugira ngo ubone amahoro kandi uzaramire mu isi. Ntabwo twavuga ngo wenda abo tubona wenda bahuye n'ingorane, bahuye n'ibyago, nuko batubasha ababyeyi babo, ibyo ntabwo tubizi. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubahe so menye ngo kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Muri make aho uzaba hose, kugira ngo uzahagira amahoro, noneho cyane cyane y'amahoro yo mu mutima, nuko baho umubyeyi wawe. Ni ijambo ry'Imana ribitubwira. Mwana aho uri hose, niba utubaha umubyeyi wawe, ukitwaza ibintu byose, ubaha umubyeyi wawe, ariko muri Kristo. Muri make umubyeyi wawe mwubahe ukurikije ibyo ijambo ry'Imana rikubwira. Abana rero nta kintu bagomba kwitwaza, bagomba kumvira itegeko ryatanzwe na Pawulo kandi
itegeko kandi ryatanzwe n'Imana. Reka rero turebe imirongo ikurikira. Turaba amabwiriza atangwa yerekeranye no kurera abana. Aya ni ababyeyi yerekeranye no kurera abana. Turara amasomo amwe, ntabwo turareba menshi, turareba amwe. Murambabarira, muri iki cyigisho cyose tuzarangwa no gusoma. Umusomyi mwiza iyo asomye akanumva, Uwiteka abimuhera umugisha. Reka rero twibande mu gusoma amasomo, turebe aya masomo adufasha. Hano mu Migani 22 umurongo wa 6 ndetse na 15 handitswe ngo menyereza umwana wawe inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Umwana umenyereze inzira kuva akiri mutoya, nubwo wenda ari igihe bagera igihe bakaba basore bakabivamo, ariko byanze bikunze igihe kiragera bakibuka ibyo bize bakiri batoya, kubera ko ubwonko bw'abana burafata kandi bukabika. Nyaboneka abana bacu tubigishe bakiri batoya. Ubupfapfa buhambiriye ku mutima w'umwana, ariko inkoni ihana izabumucaho. Muri make nubwo abana bacu twabwira, ariko wenda bakaba bacishije ukubiri n'amategeko tubahaye cyangwa n'amategeko y'Imana. Guhana umwana ntabwo ari bibi rwose kumukubita akanyafu. Ikibi ni ukumukubita inkoni imuvuna igufa, ariko ubundi akanyafu ni keza ku mwana. Turasoma no muri Matayo 19 umurongo wa 14 twumva ko hatubwira ngo ariko Yesu arababwira ati mureka abana bato ntimubabuze kunsanga, kuko bameze batyo ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Twabonye ko bafite uburenganzira rwose muri urugendo rujya mu ijuru. Yesu nawe yarabyemereye ko abameze nk'abana bato ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Turakomeza mu gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 6 kugeza kwa 7. Aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe, ujye ugira umwete wo kwigisha abana bawe, ujye uvuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse. Muri make aya mategeko bagomba kuyavuga aho bari hose, bakigisha abana babo kugira ngo batazibagirwa. Uyu munsi wa none hari impamvu, iyi ni impamvu ikomeye cyane ituma abana bacu baravuye mu byizerwa. Nuko natwe ubwacu aya mategeko ntabwo twageze nyambere muri byose. Aya mategeko ntabwo tuyibuka iyo tugenda, tuyibuka mu gitondo iyo tubyutse, tuyibuka nimugoroba, tuyibuka turi mu kazi. Aya mategeko tuyibuka rimwe na rimwe turi wenda gusoma ibyanditswe byera kwisabato cyangwa n'ikindi gihe, ariko ntabwo dukunze kuyibuka. Ariko dukunze kuyibuka twahora twibutsa n'abantu uko bwisha n'uko bukeye bayagenderamo. Biragaragara ko twateshutse, ariko nk'uko mpora mbivuga, Uwiteka acyadukingiye ikibaba, yaduhaye umwuka wera kugira ngo abidufashemo. Nitumenya ko twaguye tugashaka ubukiro, tuzabushaka kuri Kristo, yiteguye kutwakira kugira ngo tuvugurure ibitaragenze neza mu bugingo bwacu, ibitaragenze neza hagati yacu n'abana bacu mu kubigisha ijambo ry'Imana cyangwa mu kubigisha amategeko y'Imana. Tureba no mu Migani igice cya 1 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9. Mwana wanjye jya wumva cyose akwigisha, kandi we kureka ikinyuko agutegeka. Bizakubera imitamirizo y'imbabazi ku mutwe n'imikufi kw'ijosi. Abana rero nibarererwa umwami Imana neza hakurikijwe itegeko ryose n'icyitegererezo cyiza, bazahinduka umugisha mu muryango. Kandi noneho inyigisho Pawulo w'ababyeyi ntizifite aho zibogamiye, kandi ni magirirane. Muri make inama zose ziruzuzanya. Tugeze kuri base w'abana, base ntimukarakaza abana banyu batazinukwa. N'amagambo aboneka mu Bakolosayi igice cya 3 ku murongo wa 21. Uburyo rero ababyeyi b'abagabo by'umwihariko bashyikirana n'abana babo kandi bakabatoza bigira uruhare runini cyane kandi rukomeye mu gukura kwabo mu bya mwuka. Muri make umubyeyi uzi neza ko atoza umwana we kwiga Bibiliya akiri muto, kumwisha ingeso nziza, byanze bikunze uwo mwana agira akamaro. Uwo mwana ntabwo yibagirwa iby'Imana rwose, wigishijwe na se cyangwa na papa we iby'Imana rwose. Ababyeyi ba papa rero mugira uruhare mu kwigisha abana banyu, mubatoza ingeso z'umwuka, mubatoza kubana n'Imana. Ubushakashatsi bwakozwe bwemeje ko igihe ababyeyi bombi bajya mu rusengero, ubwo umugabo n'umugore igihe bajya mu rusengero ko bwije n'uko bukeye bitabira amateraniro, byanze bikunze n'abana bazakura bitabira amateraniro. Ariko kandi ubusanga ko wenda niyo mu bagize umuryango umugore ari umunyantege nke mu byo kujya gusenga, mu byo kujya mu nzu y'Imana, umugabo akaba birimo cyane, basanze ko abo bana bashobora kuba mu rusengero. Ariko noneho uko byagenda kose amaze gukura ntabwo bazareka kujya mu nzu y'Imana, kubera ko bamenyereye kubona papa abikunda abikora. Kandi noneho rero papa ari umuntu wizerwa, niyo bajyaga baganira bakiganisha ijambo ry'Imana,
nk'uko twabonye ko umugabo mu rugo ari umutwe w'urugo, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, babana rero bizaborohera kuyoboka inzira ijya ku gakiza. Abo bana rero bagize umugisha wo kubona papa wabo abayobora mu by'Imana, byanze bikunze bazaba abagore n'abagabo beza bo mu itorero rizaza, bazaba pasiteri beza, bazaba abayobozi beza, bazaba abaririmbyi beza, bazaba ab'ingirakamaro mu itorero. Muri make uruhare rw'umubyeyi w'umugabo mu gutoza abana be bya mwuka ntabwo rukwiriye guhabwa agaciro gake rwose. Ababyeyi bagabo mwubahwe, ababyeyi bagabo mukurikiza iyo nama mwubahwe, kandi abatayikurikiza mutangire mukurikize iyi nama, mutoza abana banyu gukunda Imana no kujya mu nzu y'Imana. Byaba ari byiza cyane no byaba ari iby'ingenzi abagabo bakomeje uruhare rwabo, abagabo batajenjetse mu kurera urubyaro Imana yabahaye. Nyamara abagabo bose ibyo turabivuga mu buryo bworoheje, ntabwo ariko bagira ibyitegerezo byiza ku bana babo, kubera ko hari ababyeyi babyara abana bakabata ntibabane nabo kugira ngo bashobore kubatoza uwo muco. Hari n'abatabata ariko bakajya mu zindi ngeso mbi zituma badashobora kuyobora abana babo. Muri make rero ababyeyi mwibuke inshingano zanyu. Kumenya data twese rero biradufasha, ari ababyeyi biradufasha ubwacu, kandi bikongera kudufashiriza n'abana ndetse n'abo tuyobora mu miryango yacu. Uwiteka aduhana umugisha, ari ababyeyi ba papa, ari ababyeyi b'abagore. Ariko twabonye inshingano ikomeye cyane, inshingano ikomeye cyane hano twayibonye ku bana, tutibagije ko Abisirayeli bava muri Egiputa bari kwambuka, bari mu butayu ku Gikanani, bari barashyizeho ibihe byo gusenga. Ariko noneho ngo ababyeyi b'abagore ngo bashinzwe cyane kwigisha abana babo, kubisha amategeko, bigisha byinshi biciranga umukristo. Muri make rero umubyeyi w'umugabo n'umugore bakwiriye gufatanya, ariko tutibagiwe ko umugabo ari umutwe w'umuryango nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero. Bagabo rero nababwira iki? Mwe guharira inshingano y'iby'Imana abagore banyu gusa, ahubwo mwibuke ko muri umutwe muri byose. Mwibutse abagore banyu cyangwa mutwibutse kwiyoboka umwami, mutwibutse kwigisha abana bacu, kandi noneho muhabe muboneke ku bana kugira ngo mubahe uburere bwiza, bazaba abagore n'abagabo b'ejo hazaza mu nzu y'Imana. Uwiteka tugirire neza, twese tunyurwe n'izi nyigisho turi kubona, kandi twizere ko nituzikurikiza umusaruro uzaboneka. Reka rero tujye ku ngingo ikurikiraho, ingingo ivuga ngo isano ishingiye ku murimo. Isano ishingiye ku murimo ni hagati yande nande. Turacyari muri wa muryango muto, reka tubisane ishingiye ku murimo. Kwari twabonyeho bikeya ibyerekana umukozi n'umukoresha we, reka turebe noneho tubivuge mu magambo arambuye. Isano ishingiye ku murimo, turareba amabwiriza ahabwa imbata, turebe kandi n'amahame agomba kugenga isano ishingiye ku murimo muri rusange. Reka dusome mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 22 tugeza ku 25. Mbata mwubahe ba shobuja bo ku mubiri muri byose, ntimubakorere bakibareba gusa ngo muse n'abanezeza abantu, ahubwo mubakorere mutaryarya mu mitima yanyu, mwubaha Imana. Ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu. Ubwo shobuja mukuru n'ubuhe? Ni data twese, ngo badakorera abantu, muzi ko muzagorerwa nawe muhawe wa murage, kuko mukorera shobuja mukuru Kristo. Ariko ukiranirwa aziturwa nk'uko yakiraniwe, kandi ntihakiriho kurobanurwa ku butoni oya. Reka turebe mu Bakolosayi igice cya 4 umurongo wa 1. Bashebuja mugire imbata zanyu bitunganye n'ibikwiriye, kuko muzi yuko namwe mufite shobuja uri mu ijuru. Kwari twabonye iri somo haruguru. Muri iki gihe rero rimwe na rimwe abantu bavuga ko ububata ari bubi, ko ububata bwo gutesha agaciro inama zo muri Bibiliya zo mu gihe cyatambutse. Niba rero atari ukwambura icyubahiro ibyanditswe byera uko byakabaye, muri make babivuze ko ari ukwambura rwose agaciro ibyanditswe byera uko byakabaye, kubera ko nubwo bari imbata, ariko twibuke ko bavuze ko abagabo bagombye kuba imbata za Kristo, cyangwa natwe umunsi turi imbata za Kristo. Mose rero yabuzaga ko hari umwisirayeli wakomeza kuba mu bubata iteka, nkuko twayibonye mu Gutegeka kwa 2 igice cya 15 umurongo wa 12. Kandi noneho rero yateganya muri make umwenda waba warafashe kugira ngo ukomeze imbata,
wakoraga imyaka 6 yo kugira ngo wishyure wa mwenda. Muri Bibiliya rero ubata nubwo ari ikintu kitemewe muri iki gihe, ntabwo bwari bubi cyane ugereranije n'umucakara bwakozwe mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi. Turabizi neza bwari kiboko ndetse n'ubugome bukabije byakorerwaga inyoko muntu. Rero uyu munsi wa none navuga ko ubwo buretwa buriho cyangwa abo bakora bameze nk'abaretwa, ntabwo uburetwa bumeze gutyo bukiriho, ahubwo hari uburetwa navuga wenda sinzi navuga ngo ubusirimu, ariko abantu tugira ni abakozi bo mu rugo, abakozi se dukora mu mirimo itandukanye. Abo nibo bakozi uyu munsi wa none. Nta kibazo rero, bagomba kubaha abashebuja bakabakorera ibyo umwami ashima, n'abashebuja bakubaha abakozi babo cyangwa bakabaha ibyo bakwiriye kubona. Umuntu yagomba kumenya ko mbere na mbere ni imbata y'Imana, nk'uko natwe umunsi wa none twagombye kumenya ko turi imbata za Kristo, ibindi bikaza nyuma. Bishatse kuvuga ko rero umuntu agomba kubaha Kristo kugira ngo ashobore kubaha sebuja. Paul yahaye Filemoni amabwiriza, tuyibuka ubwaga amabwiriza yo kugira ngo yakire Onesimo, umwakire ye kumwakira nk'umugaragu, ye kumwakira nk'imbata, ahubwo amwakire nka mwene se. Yari yaramaze kwihana, rero bose bari abakristo, yari yaramaze kuba mwene se, twarabibonye. Mu by'ukuri rero mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishya, abizera bitwa imbata cyangwa abagaragu b'Imana ishobora byose. Turabisanga mu masomo atandukanye akurikira. Turebye nko muri Luka 17:10, reka turebe ukuntu havuga ngo nuko namwe nimumara gukora ibyo mwategetswe byose, mujye muvuga muti turabagaragu batagira umumaro, kuko twashoboye gusa ibyo twabwiwe gukora. Muri make hari ugukora ari uko umukoresha ahari akureba, ariko batahari ntukore. Abo rero ko ntabwo ariko bagombaga kugira gute, ntabwo ko natwe ntabwo ariko twakagombye gukora. Twagombye gukora neza igihe cyose dukorera nk'abakorera umwami wacu. Dusome mu rwambere rwa Petero igice cya 2:16. Mumeze nk'umudendezo koko, ariko umudendezo mutawutwikiriza ibibi, ahubwo mugenze nk'imbata z'Imana. Nubwo tumeze nk'umudendezo, ariko tugende nk'imbata z'Imana, nk'ababatuwe na Yesu Kristo. Noneho tugende nk'uko umwami ashaka. Nubwo tudakunda imico imwe n'imwe birayanditswemo, tugomba kwemera ubutware bw'iyo mirongo ubwabwo. Iyo bitabaye bityo, twebwe ubwacu ndetse n'umuco wacu tuba twishyize hejuru y'ibyanditswe byera. Uburyo bwiza rero ni ukureba buri kintu cyose birivuga ku ngingo runaka, mbere yo kugera ku mwanzuro w'icyo biri tubwira kuri iyo ngingo. Mbese isano ugira n'abandi n'abagenzi bayishingiye ku murimo ni isano yihe? Niba uri umukoresha cyangwa niba uri umukozi, isano ugirana n'umukoresha wawe cyangwa isano ugirana n'ukoresha ni iyihe, imeze ite? Mbese ni mu buhe buryo amahame abonekamo uwo murimo ashobora kugufasha wowe ubwawe nk'umukoresha cyangwa nk'umukozi? Muri make twamaze kwiga ni iki bishobora kugufasha, ni iki ushobora guhindura nk'umukozi cyangwa nk'umukoresha. Uwiteka rero twese ari umukozi, abo dukorera cyangwa n'abakoresha, twige guca bugufi, tugendere mu byo Uwiteka atubwiye, kubera ko tugomba kubana neza na bagenzi bacu. Ayo masano tuyasigasire, nk'uko twamaze kubona ko muri iki cyumweru dufite insanganyamatsiko ivuga ngo kubana n'abandi. Kubana n'abandi ubwo kubana n'umuryango, kubana n'abagabo cyangwa n'abagore bacu, kubana n'abana bacu, kubana n'abo dukoresha, kubana n'abo dukorera. Muri make kubana n'abandi kugira ngo tube abayoboke ba Kristo bazima. Uwiteka tugirire neza, atubashe kuba umuryango muzima, umuryango wifuza kuguma mu muryango wa Kristo. Data Mana ishobora byose, nk'umukozi w'umuhanga, kadata twese nk'umukunzi wacu, dukomeje kugushima Nyagasani, mwe mukuru ukomeje kutwigisha. Komeza uduhe imbaraga Data, imbaraga z'iby'umwuka zizashobora gutuma tugira imbaraga z'iby'umubiri Nyagasani mwami. Byose rero uko ushaka, mu izina rya Yesu sinzi twizeye urakoze. Amen.